bihagije bifiteho aho wamutoye kugira ngo wenda tubwire ese byatangiye gute kugira ngo bize kugeraho nyina yanga umwana. Ese nta mugabo yari afite babanaga, ese byari bimeze bite? Nagira ngo dusobanurire aho ngaho uko bimeze. Nasanze barimo baramuha umwana wiwe nawe ari kumwanga muri Kimisagara hano i Kigali n'ubundi. Yego. Nuko numvisha umubyeyi urimo yanga umwana wiwe yabyaye kandi avuga ngo niba mumuhereza ngo aramujugunya muri Nyabarongo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nijuri mbere Imana fitumo numvugira numukuru waba nziza ubona hariya niho bita Ntutse Masaka. Hariya ni Masaka ariho bita Nambari Majerwa. Niho ba ya yindi ya hariya niyo 74 wabayeho neza nyine. Ariko cyane nigeze kubaho neza. Wari konse? Oya wari buru? Nari nyumva kume. Nari nyumva kume kera. Urumva udakomeye? Nari nyumva kume kera. Niyo mpamvu sinibazaga umusaza ubasha isuka cyane imyaka 74 yawe. Ndahiga neza cyane rwose. Kandi nuko twabuza ahubwo muzaza mudusabira. Ahubwo senze ko Kigali bahinga ndavuye ngo ndatunguwe. Rwose bikunde ababifite babitanga. Reba bino bigori byiza biri hano. Ubona se Kigali Kigali ahubwo aya mazu tubura duhinga rero tugahinga mu mashyamba kubera ko twabuze duhinga. Ninaje ngo Kigali ntibahinga none ndatunguwe. Barahinga cyane. Barahinga cyane. Turi kugenda gutya. Hari umuntu tugiye gusura hano hirya. Oya nibyo. Mwaka ndabona utangiranye ingamba nshya muzehe. Utangiranye ingamba nziza cyane. Ingamba nziza cyane rwose nebereye mu murema kugira ngo njye gutembera. Kandi aguye ngo ntembera ni indwara ya corona. Impande yagukoraho. Nigira mu murima. Nigira mu murima. Umure nataha rero nkoga narangiza koga nkambara agapfukamunwa neza kuko mvuye mu. Ubujye kunywa gacupa kawe. Yakata senywa inzoga. Ndi umukristo ntabwo umukristo. Usengera hehe? Sengera muri ADPR. Yesu ashimwe. Ahimbazo. Murakoze cyane. Yes, mbasuze rero mwese mudukurikiye ku Impanuro TV ikaze kwiganira byacu uyu munsi rero turi hano mu gace ka Kigali, turi ahantu mu mujyi wa Kigali n'ubundi ahantu haza ku midugudu ya Juma mu gace kano muri Nyarugunga. Rero mu karere ka Kicukiro turi uyu munsi tuhageze nyuma yuko hari amakuru twakiriye muri kano gace ku bijyanye n'uburwayi. Umubyeyi yari arwaye mu minsi yashize akaza kwitaba Imana agasiga umwana ukiri muto cyane w'uruhinja rutoya. Rero niho turi kugana rero, ariko byose biraza gukurikira kuko turaba turi kumwe. Musabe nawe udukurikiye aho uri hose bane natwe kandi uze gusobanukirwa kugira ngo tuze kureba ibijyanye n'imibereho y'uno mwana. Rero tunabashimira cyane mwebwe aho muri hose mugenda mubana natwe, mufata umwanya wanyu mugatanga ibitekerezo, mugafata umwanya wanyu mugatanga inkunga zitandukanye kugira ngo imibereho y'abana bantu tugenda tugeraho igende ihinduka. Rero n'uyu munsi hano tugiye kuganira kureba amakuru y'urwo ruhinja ukomeza, byose bikomeze kugenda neza kuko turi kumwe ari Pacifique mu gihe kubana uyu munsi. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihe muri aba bantu n'amafuru. Turahageze rero, amakuru umugabo kamusuhuza. Amakuru n'ubundi rero kadushimire mwese rero kuko muri kumwe natwe, n'ubundi Imana ikomeze kubagira neza muri byose mukora. Rero hano tugeze ni mu rugo rw'uyu mubyeyi wasigaranye uyu mwana nkuko nabibabwiraga mu buryo burambuye. Ni ukuvuga ngo tugiye kuganira ikiganiro kiraza kugaruka ku mateka y'uyu mwana. Ni umwana
twamenye ko ngo mama we yapfuye yashize igihe gito yitabye Imana, ariko umwana akaba akiri mutoya cyane nk'uko mubibona, cyari mutoya cyane wo kwitabwaho. Turi kumwe rero n'umwe mubyeyi wafashe uyu mwana, twifuje kugira byinshi cyane tumenya ku byerekeranye ubuzima bw'uno mwana, ko ni ubuzima butoroshye, kandi n'amakuru twari tumaze kwakira nuko uyu mubyeyi wamufashe nawe nta kuntu abayeho. Reka tubanze dufate kano kanya tumwakire. Mama, uraho neza cyane? Muraho. Yegereza mikoro, nta kibazo. Amakuru yanyu? Meza. Okay, turishimye cyane rero kuba turi kumwe nawe, by'umwihariko twifuje kuba twabasura. Tunabashimiye ko muduhaye akanya kugira ngo tuganire, ni byiza cyane. Amazina yanyu ni ayahe rero? Nitwa Ernestine. Ernestine. Ernestine, twagusuye hano kugira ngo turusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya iby'uyu mwana. Uyu mwana ubundi amakuru ya mama ni ayahe? Mu by'ukuri twakiriye amakuru ko tujya kugira hano ko mama we yitabye Imana hacimo iminsi 5 gutyo, sinzi ukuntu wabitubwiye. Mu by'ukuri nagira ngo dusobanure kuri icyo kintu uko kimeze. Ntabwo mama we w'uyu mwana yapfuye, ahubwo uyu mwana yanzwe na nyina. Ari uruhinja rumeze gutya? Yego. Yaramwanze, aramuta, avuga ko adashaka kumurira. Agira n'ubwo avuga ngo nibamumuhereza ngo ahubwo aramuta muri Nyabarongo. Ariko umubyeyi avuga? Yego. Turaza kubigarukaho cyane by'umwihariko. Rero yenda tire ngo ku ruhande rwanjye cyo kiba kinantunguye kumva, ariko yari mama we cyangwa nawe yari yaramutoye? Si yari uwe? Yari uwiwe, yibyariye mu nda. Yibyariye mu nda. Ni ibintu rero wumva birebire cyane. Reka tubanze dufate uyu mwanya kugira ngo tugire ibyo dusobanukirwa. Uyu mwana ubundi afite imyaka ingahe? Donc afite iminsi ingahe? Kuko ndabona na amezi ntabwo aragira umwana. Afite amezi 6. Afite amezi 6. Wewe wamufashe ryari ujya kumufata? Ariko ndashaka kuza kudusobanurira birambuye iby'urwango rw'uwo mubyeyi, niba hari ukuntu biziho. Ese wamufashe hari isano runaka mwari mufitanye ryatumye uvuga ati reka mfate uyu mwana? Ubundi mwana amufashe ryari? Uyu mwana namufashe ku wa 6. Uyu munsi turi ku wa 6, mumaranye icyumweru. Yego. Kimwe gishize umufite. Wamutoye ari mu buhe buryo? Ese hari isano mwari mufitanye na mama we cyangwa mu bundi buryo kugira ngo wenda dusobanukirwe neza? Nta sano twari dufite, nuko numvaga mbabajwe n'umwana watawe n'umubyeyi kandi ari we wamubyaye. Numva ndababaye cyane. Yego. Niyumvamo urukundo, numva namufata, amufasha nkamurira. Imana yamfasha yakura bikajya binezeza gusa. Bikajya bikunezeza. Ubusanzwe ndetse wowe hari uburyo ukiri runaka nashobora kwibaza, se wamutoye wowe wumvaga hari ubushobozi se uri muntu ki? Ubusanzwe imibereho yanyu ni iyihe ahangaha mbere ko tuza kujya mu bindi? Nta bushobozi bukomeye mfite. Yego. Kuko nta kazi gakomeye mfite, ndi umunyabiraka. Ariko mu biraka byanjye niyumvishemo no gufasha uyu mwana, icyo ndiye akarya icyo, Imana yamfasha agakura. Yego. N'ubwo buzima turimo. Okay. Ni ukuvuga ngo hano hantu mutuye se hano tubasanze na hanyu murakodesha bimeze bite? Turakodesha. Murakodesha. Mumaze igihe kingana gute mutuye hano? Tuhamaze imyaka 2 muri iyi nzu. Muri iyi nzu. Rumva ntabwo byoroshye cyane mu buryo bwo kugira ngo tuze gusobanukirwa. Rero duse nk'aho tujya kuri uyu mwana. Ni umuhungu se n'umukobwa? Ni umukobwa. Umukobwa. Ubundi nyina we yamutaye he nyirizina? Nagira ngo duherere ku murongo, wenda niba hari amakuru ahagije bifiteho aho wamutoye, kugira ngo wenda tubwire ese byatangiye gute kugira ngo bize kugeraho nyina yanga umwana. Ese nta mugabo yari afite babanaga? Ese byari bimeze bite? Nagira ngo dusobanurire aho ngaho uko bimeze. Nasanze barimo baramuha umwana wiwe, nawe ari kumwanga muri Kimisagara. Kimisagara hano i Kigali n'ubundi? Yego. Nuko numvisha umubyeyi urimo yanga umwana wiwe yabyaye, kandi avuga ngo nibamumuhereza ngo aramujugunya muri Nyabarongo. Nuko niyumvamo kumufata, ndababwira ngo uwo mwana bari kwanga kugira ngo mujugunye, nibamumpe mutware. Umutware. Urumva niba warakurikiranye amakuru, ntabwo wenda bwagezeho bajya kumujugunyira umwana, byari byaratangiye urwango rwo nyina mwanze rwawe rwarakomotse hehe? Ese nta mugabo yari afite? Ngira ngo nawe dusobanurire. Babanaga n'umugabo, ariko bari bagiranye ikibazo. Bagiranye ikibazo? Bari bagiranye ikibazo. Mu ruhande rumwe rero, we kuki yahisemo? Turabizi ko akenshi ababyeyi b'abamama tugenda nawe uranawe uri umubyeyi umunsi. Yego. Cyane cyane ababyeyi b'abamama akenshi bakunze kwizirika ku bana babo. Ikintu cyabaye cyarabaye intandaro yo kugira ngo
yanga uwo mwana se cyaba ari ikihe yenda usibye ibyo ngibyo wasanze aho ngaho nagira ngo niba andi makuru ufite uyadusobanurire. Njyewe nabonaga icyatumye yanga uwo mwana ari nko mu buryo bwo kugira ngo yisanzure nta kimuboha mu buzima bwiwe. Umwana asaba umubyeyi gutakirika niba ari inda y'uwo mugore. Uko biri kose nabonaga asa naho yaba ariyo. Gusa ntasobashije gusobanukirwa ibyo ari byo. Uhisemo kumuzana uramutora. Rero nagira ngo tumve kugira ngo yenda umuntu udukurikira aze gusobanukirwa ntabwo akenshi bikunze koroha ko umuntu ashobora gufata umwana ngo amujyane gutyo gusa ngo uko mukwiye kuyoboza ubundi kugira ngo ufate uyu mwana byagenze gute. Ese mama we yaba yaramenye umuntu umutwariye umwana icyo gihe? Nari ntembereye muri ibyo bice numva inkuru zigaragaza ko uwo mwana arimo atererwa na gutyo ko nyina yamwanze bamujyanye no kuri polisi bamushyikije kuri polisi ngo yanga umwana. Numva izo nkuru nuko nanjye kandi nari mpibereye yanga umwana amaze kwanga umwana. Yese yamwanga avuga ngo yamwanga amuvuga ko mwangiye iki niba yenda warabyumvishe neza. Yavugaga ko nta bushobozi afite bwo kumurera ariko mu bigaragara wabonaga ashaka kuba abohotse mu byo akora byose. Nuko kuri polisi kuri RIB banyandikira iyo muri Kigali, umurenge wa Kigali, umurenge wa Kigali banyemerera ko ngomba gufata umwana nkamurera. Banyandikira n'ibipapuro rwose ndabifite. N'urupapuro bararukwandikiye? None ubu ngubu yemeje kumurera. Ugiye kumarana iminsi 6. Umwana ni mutoya cyane aba yikeneye ibere rya mama we. Ubu ngubu wowe kumutunga ubigenza gute kugira ngo umwana abashe kubaho bize kugenda neza bimeze bitaho ngaho? Hari igihe mbona amata nkamuha amata nkamuha igikoma nabona n'imbuto nkazimuhereza. Iyo bitabonetse ubwo nyine iyo bitabonetse ubwo muha n'igikoma. Icyo mbonye nicyo muha kubera ko nanjye nta bushobozi buhambaye mfite. Yenda wamukuye mu murenge umwe umuzana mu wundi. Ese hari inzego runaka wabashije kumenyesha ibijyanye n'imibereho y'uno mwana kugira ngo yenda bagufashe hato ko numva nawe nta bushobozi ufite kugira ngo ubashe kumurera? Aho ntuye ntabwo nagiye mu buyobozi ahubwo aho ngaho nakuye umwana nibwo buyobozi nagiyemo. Nabwo bemeye kumujyana se? Hari umuntu hari ubwo bigize bemera ati tuzagufasha kumurera muri buno buryo cyangwa se ubundi? Nta muntu wabinyemereye uretse yuko umugabo ntacyo byamutwaye yenda umutware wo mu rugo yenda uko azajya abona ubwo azajya amfasha mu bushobozi bwe. Ubushobozi bwe wenda duse nkaho tugaruka yenda ku bijyanye n'impungenge se cyangwa n'ibintu uri gutekereza. Hari byinshi cyane biba bikuvuna ku bijyanye n'uburere bw'uyu mwana n'ejo hazaza. Ibintu biguteye impungenge ni ibihe cyane cyane? Impungenge zirahari kubera ko uyu mwana yonkaga. Ariko noneho amaze icyumweru atonka ubwo birasaba guhabwa imfashabere zihagije kandi izo mfashabere kuzigeraho 100% birangoye. Hanini cyane ubwo binashingiye ku ruhande rwawe watubwiye ko nta bushobozi kugira ngo mubeho ari byo biraka bya buri munsi biba bihari. Nawe ndatekereza afite abana yenda no kugira ngo turabizuze bo muri Kigali kenshi babugoye. Hano ubundi ari byo bajya bavuga ngo byiciro mwebwe mubarizwa hehe aho muri uyu munsi? Mu byerekeye by'igiciro ubusanzwe ngemba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Nawe uri wo gufasha. Urumva nanjye akazi nakoraga ni ibiraka kugira ngo abana banjye bakuru barye. Ariko noneho ubu ngubu imbogamizi mfite ndi kurera uruhinja. Ubu nta muntu wampa akazi kubera ko mpetse uruhinja. Byose numva biragoranye cyane. Yenda se umuntu ashobora kwibaza ko wumva ko nawe nta bushobozi wari ufite kugira ngo mbana wenda barenga 100 bari barahonga uvuga ati uyu mwana ndamufashe ndamutwaye ku ruhande rwawe. Urumva ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye. Wowe kubera icyo bavuga ati reka muhitemo kumutwara kandi ndara abandi barafite ubushobozi ukavuga ati ngiye nubwo nta bushobozi mfite reka ntware uyu mwana. Ibyo bintu byaturutse? Nta bushobozi nari mfite ariko ngewe niyumvishemo numvishe naramurebye numva ngize imbabazi ngira n'urukundo. Imbabazi ziri kumwe n'urukundo niyumvamo kumutwara. Ndavuga ngo uko biri kose uyu mwana niba Imana yaravuze ngo nabeho
byanga byakunda azabaho, icyo tuzarya cyose cyangwa icyo azarya cyose azabaho. yego ubu ejo ntabwo ubushobozi buzarushaho kubana bukeya cyangwa se bikaba ibijyanye n'imbaraga nkeya mu bijyanye n'uburere bw'umwana bikakunanira, umwana ukamuhereza ugatereka nanjye musubize abayobozi cyangwa se mushyire hariya yandavure. Ibyo mpungenge ntabwo zifite, cyangwa ejo nakenera gutangira ishuri ugasanga bikubanye ibibazo ukavuga ati ibi bintu bimeze bite? Nagira ngo dusobanurire aho ngaho ku ruhande rwawe. Uko biri kose iki gihe umwana aba ari uwa leta. Ndamutse ngeze mu gihe cy'amashuri nagira uko najya mu buyobozi nkabwira uburyo njyanye na za mpapuro wenda leta ikamfasha, umwana senda akigira ubuntu se. Hari ibintu bijya biba nk'umuntu akavuga ati harimo nk'abantu badukurikiye bari ahantu hatandukanye, ashobora kuvuga ati uwo mwana njyewe mumpe mwitwarire ni kumusabaho, wamutanga ubu ngubu? Ndamutse mukujije nkamukura muri iki gihe nkamugeza mu kindi kiri hejuru numva ntawe namuha. Ariko ubu ngubu nabwo ndumva ntawe namuha kuko namuzanye mushaka. Umuzanye mushaka mu buryo bwawe rero ati yenda runaka, yenda umuntu ashobora kuvuga ati ko bimeze gutya rero nk'umuntu yenda agira icyo ashaka kunganiraho ku bijyanye n'uburere bw'uyu mwana, kuri u Rwanda rw'ejo ushobora kuvamo umuntu ufitiye igihugu akamaro mu buryo bwose n'isi yose muri rusange. Washobora kubatereka nshyira umusanzu ku burere bw'uyu mwana, urumva yahera hehe se? Byagenda gute? Ashaka gutanga nk'umusanzu ku bijyanye n'uburere kujya mu kugufasha kurera uyu mwana, urumva we yakora iki? Yahera hehe? Yahera mu mirire, mu byatuma nyine akura akagera hejuru, mu bijyanye n'imirire n'ibyo cyane biri kukugora. Ubu se ntabwo ajya arira cyane kubera ko yaramenye kuba ari kumwe na mama we, uyu munsi mukaba muri kumwe nawe, yenda ntabwo bijya bigira nk'igihe yenda bikagutera ikibazo bitewe n'uko amarira? Nyine nijoro ntabwo dusinzira, birumvikana. Ashaka ku ibere rya nyina turara twicaye, turara duhagaze, mbese nkarara mpetse nzembagiza abandi baryamye, kandi n'amanywa nuko abarira cyane. Ese abantu bajya bavuga ngo urukundo rwarashize, nanjye ni kugenda mbibona koko. Mwenda tugaruke no ku buzima busanzwe ku ruhande rwawe, uba wumva ari iki gishobora gutuma umwana watwise amezi 9 ukamubyara ukamukuza akagera mu mezi angahe ukagera aho ushobora kumuta? Ibi bintu wowe wabibonyemo iki mu ruhande rwawe akavuga ati iki kintu nakibonye muri bino bintu abantu bashaka yenda ibi ngibi babyitondere? Nagira ngo wenda usobanurire aho ngaho. Njyewe uko byagenda kose ntabwo nshobora guta umwana nabyaye, namwihambiraho, inzara yanyica ikanyicana nawe nanarya ngasangira nawe. Urumva ni ikintu gihari ku ruhande rwawe. Ese isi yaba irimo iragana he niba umubyeyi asigaye ati umwana yabyaye? N'ibihe bya nyuma nyine dusohoyemo, ibyabiye Pawulo yavuze rero ngo n'ibyabiye Pawulo yavuze muri ubu buryo rero. Ariko birababaje cyane, ngira ngo yenda n'umuntu ushobora kuba dukurikiye akibaza ese ibi bintu nibyo koko? Nanjye byumvishe mfata runo rugendo kugira ngo negere abana ababyeyi batuye byinshi cyane muri kugenda mubyumva. Ngira ngo yenda sindi buze gutinda cyane ku ruhande rwawe, nagira ngo yenda ugire nk'akanya gatoya, ugire nk'inama abana b'abakobwa cyangwa se n'abadamu muri rusange babyara abana ariko batateganya uko bazarerwa. Ngira ngo ufate akanya nk'umubyeyi, tugize n'amahirwe kuba turi kumwe nawe, izo mpanuro nabo bazifate muri uyu mwaka dutangiye wa 2021. Inama nabagira ni uko kugira ngo babyare abana bari bubyare bakabona ntibashaka kubarera bakabajugunya, barorera kubabyara. Aho kubyara badashoboye kurera bareka ntibababyare. Wowe niko ubyumva mu ruhande rwawe? Nagira ngo wenda utange nk'umurongo wawe telefone, ari umuntu udukurikiye ashobora kuguhatereka ngo uhamagare tuganire, cyangwa se ashaka kumenya ibindi byinshi byimbitse birenze kuri kino kiganiro kigufi cyane tugiranye. Nagira ngo ufate akanya abantu badukurikiye ugire icyo ubabwira ku bijyanye n'ibyo by'umurongo wa telefone kugira ngo bashe gusangira ibitekerezo mu buryo bworoshye. Nimero za telefone zanjye 078 yego 37
02 762 07 37 yego 02 762 762 dufashe aka kanya rero kugira ngo tunashimire umutware muri runo rugo n'ubutwari bukomeye cyane aba yaragize kugira ngo afate akanya avuga ati nakiriye umwana. Papa muraho neza? Muraho neza. Tubabwire mu mwaka mushya muhire. Mwaka mushya muhire. Twageze hano mu rugo tubashimire cyane ko mwatwakiriye, ariko cyane tunabashimire ku gikorwa cy'ubutwari mwagize cyo gufata uyu mwana mutoya, uyu muziranenge, iki kibondo, mu by'ukuri ukemerera umufasha wawe ko yaza mu bandi bana. Ubundi wowe ku ruhande rwawe ukibona azanye n'umwana, wabyakiriye gute? Agusobanuriye gute? Ubundi kira kibazo cy'uriya mwana yenda kubirenze kubyo twaganiriye, hari ikindi kintu waba ubizi nagira ngo dufashe gusobanukirwa kugira ngo n'umuntu dukurikiye abashe kubyumva neza. Maze kubona umubyeyi wanjye, umudamu wanjye nzaniye umwana, nagize impungenge. Yego. Ngira impungenge zikomeye. Nahise icyambere narababaye kumubona umudamu yataye umwana cyangwa umubyeyi yataye umwana, bitangira impungenge bitewe n'ubuzima, numva ndahangayitse ariko nkomezwa n'Imana. Umuntu usenga Imana iramukomeza, nkomezwa n'Imana, ariko nagize impungenge cyane, numva n'ibintu bituguyeho bitigeze bitegurwa. Urumva ni ikintu yatubwiye ati mu cyiciro cya mbere, ese mu by'ukuri urumva namwe musanzwe mufite umuryango, ubuzima bwo muri Kigali hanini cyane buragoye, ubundi impungenge cyane cyane mufite ku bijyanye n'uburere bw'uyu mwana muto mwakiriye mu muryango, yenda binahurirana n'ibindi mwari mufite bitandukanye nk'uko yenda babidusobanuriye aho ngaho, yenda nagira ngo naho dufashe gusobanukirwa. Impungenge ni nyinshi, ni nyinshi ntabwo zarondora, cyakora nkeya muri zo harimo ubuvuzi bw'uyu mwana. Ubuvuzi bw'uyu mwana ubu nta bwisungane bwo kwivuza, utagira mituweli, uzavuzwa 100%. Icya kabiri ni uburyo bwo kubaho. Yaronkaga, ntabwo agiye konka, birasaba ko abona insimburabere, amata n'ibindi by'intungamubiri, kandi ni ahantu biva, cyane ko atari bije yateguwe ngo umuntu avuge ngo bizava aha ngaha. Yego. Ni ibintu byangwiririye cyane, icyo mpungenge nagize nk'umuntu w'umugabo, numva birampangayikishije cyane. Ubundi yenda ku ruhande rwawe ku bijyanye, hari ibyo yatubwiye yadusobanuriye, yenda mpamvu nyamukuru yatumye uwo muri mubyeyi yihakana umwana, yenda niba andi makuru wabashije kubona ku ruhande nk'umutware bati byanga byemera wakiriye umwana agomba gutohoza amakuru ku bijyanye na mama wuriya mwana n'uyu mwana muri rusange, ubundi amakuru yandi yabarakuriyeho arenze y'umuvandimwe yatubwiye yabarayaye? Amakuru ndakeka ntacyo narinze ku byo umubyeyi yavuze, gusa umudamu nyiri kubyara uriya mwana bigaragara ko yari ikirara cyane. Yari ikirara, ari babandi barara aho babonye. Abwira ribu, yabwiye ko niyo yageze kuri ribu y'umurenge wa Kigali. Yego. Babwira ko niyo avuga yuko banamumuhaye yanamujugunya. Yego. Ubwo rero ni uko nguko byaje kugenda. Madamu wanjye yakuwe mwana, nanjye ndashakisha uburyo bwo kumenya amakuru byimbitse, menya ibyo ngibyo yuko umwana ari ubwo buryo yajemo. Ariko byarambabaje cyane kuko kumva umubyeyi yataye umwana, kumva avuga ati niba namumuha aramujugunya, nawe uri umuyobozi ntiwamutanga. Niyo mpamvu batari umutsindira umwana cyane, kuko mvaga yanamugirira nabi cyane. Ariko ngire ngo nawe udukurikiye ushobora kubyumva gutyo, ugafata akanya kawe ugahamagara uyu muryango kugira ngo murusheho gusangira ibitekerezo. Yenda gatoya, yenda dusa nkaho ntabwo turi bubatinze cyane, tunabashimira ku kanya muduhaye, by'umwihariko umuntu wese, ese ibi bintu turi kubona muri iyi minsi, aho umwana yihakana nyina naho nyina yihakana umwana, urumva ni ibintu biri kugenda biho cyane, bigenda bigaruka. Ibi bintu byakwiye kuba byigisha icyo abantu, byakwiye kuba biri kubereka iyihe shusho muri iyi minsi tugezemo? Ni ibintu byabaye icyorezo,
ibintu byabaye icyorezo urana bigeze ku rwego rukomeye cyane. Njyeho numvishe umusatsi unyorosotse wo kumva umubyeyi atarakuyemo inda, atarigeze amujugunya akimubyara, agize amezi 6 akaba aribwo amujugunyura. Ni uruhinja warubonye, n'abadukurikiye uraza kurubereka. Mu by'ukuri byanteye impungenge cyane, ukahita ubona aho isi irimo kugana ko ari habi, ukahita ubona yuko inama wagira abantu muri rusange ari uko wabwira ngo ntibakwiriye gufata imyanzuro ihubutse nk'iyo ngiyo yo kujugunya umwana, kuko umwana aba afite icyo yavuzweho n'Imana cyane. Nkumva rero bifite indi ntera cyane, ari aho Imana gutabara abantu bayo, kuko urumva birakomeye. Murakoze cyane, Imana ibahe. Rero nsoze mbashimira abantu mwese twabanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nshimire wowe wabanye natwe, nshimire wowe ufashe umwanya ugatanga igitekerezo, nawe witewe kuba watanga umusanzu we kugira ngo uyu mwana hato ejo utagira ibindi bibazo by'ubuzima. Rero ni Impanuro TV ya Pase Kwizera, bashimire cyane ko bumana natwe. Rero turi hano mu karere ka Kicukiro, twari twasuye uyu muryango, ngira ngo biranasobanutse cyane, aho batubwiye ko yanzwe na nyina, ntabwo ahubwo nyina yitabye Imana. Sibyo ko numva n'ubundi ngo bisa birasabirana, nta kwanga nta kwitaba Imana, bisa nkaho nta byagifite. Rero biba bigoranye cyane kumva ngo ikibazo nk'iki ngiki, ariko nshimire ko hari umusanzu mujya gutanga kugira ngo byose bize kugera neza. Nimero yabo ngaho wabahamagara kugira ngo gahunda zose zize kugenda zicamo. Hari Pase Kwizera, mukomeze kubana natwe ku Impanuro TV, tubashimire cyane aho muri hagiye hatandukanye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.